ntabwo nabimenya. Ntacyo kuramo ingofero mwereka. Kuramo ingofero ushyire ku muntu. Umutwe witwa ngo iki mu cyongereza? Kici. Cyo koze tumye abatefu ko mateleviziyo bibonera inkuru. Bagiye kubikata barabikata we. Oya babarira yibwire umutwe mu cyongereza. Oya warumbuye mu cyongereza se? Ntacyo mu cyongereza witwa ngo iki? What are you doing here? If you don't know English. What are you doing here? Turi gukora iki? Yeah. Turi mu kiganiro. Tell me English. Koresha We do not English. Why? Ntacyo nize. Why? Kubera impamvu zitandukanye, kubera yuko ntago nagiye mu ishuri ngo nkige. Yes, ujua Kiswahili? Tuongea mu Kiswahili. Kiswahili ni kitoto kabisa. Ubuse tubare nyine haza nk'umuntu runaka nyine avuga ngo ugive me water. Nabonaga bakinaga n'abakobwa iyo haza kuza umuntu iyo haza avuga ngo niba ari ngo kane yushi akaza mbwira indimi nk'izo. Bari bubimenye. Arebe mubwire ntubabwire. Hano je ni mu Rwanda. Ntabwo turi muri Amerika. Ese mu Rwanda ntabwo ujya mu Perezida wa Repubulika avuga speech arakivuga mu cyongereza. Aho rero hari muri film. Yaje kumfata. Ngwalo. Nalo. Monikeramane muvugana. Monikeramane muvugana. Ahubwo nge nshaka Keramane. Ngo none se ngo ko nanjye ngo nashaka Keramane. Ahubwo ninjye gushaka. Wamuhamagaje ati mba oya karuka wari gakuru. Yakuze ariko rwose uri umusiramu. 35 ntago nyifite. Uri umusiramu? Ntabwo umuntu wese uje i Kigali yari umurezi abanza guhera mu idini ry'abasiramu. Oya zabucunguza birebe. Ntago naje. Nasi buri muzari wa dini. Yego ntago naje i Kigali ntari umusiramu. Naje i Kigali ndi umusiramu. None zake nibuze igisiramu ko babikora kugira n'igiswahili rimwe bo bita abaswahili rimwe na rimwe. Ko nta giswahili na cyatura turya uzi byo kuba bavuga ngo awugiye komba cyakura. Bana mu nkunda kandi mu nkurikirana kuri 50 550. Ni the trends 250. The trends 250. The trends 250. The trends 250. 250. 250. The trend is 50. The trend is 250. Ikaba ubu nkaba naje ndi umutumirwa ubu ngubu tukaba tuje kujya tubaha show nkabande kamwe na nyirayo umupfu ukiri muto cyane bamwita Ka Enzo. Bamwita ngo Ka Enzo. Ka Enzo. Ka Enzo no mukinnyi wahera. Oyanzi Enzo no mukinnyi wa Chelsea. Witwa Enzo? Yes. Asofa ni he kipe? Yepfo na Arsenal. Ya, tukaba turi kumwe nanone n'undi mukinnyi w'icyamamare mu mafilme ya kera ariko ubu ngubu muri iyi minsi wari warazimye bitewe nuko abakinaga bameze nk'abageze gute bigiye kwirira ibitoki Buganda. Nawe natwibwire natangira twibwira. Murakoze. Amazina ni yandi ni Kado. Kado. Amakuru. Muheruka muri Mutesi series. Mutesi nyine nibwo mpero. Byagenze bitese. Byararangiye. Urapanga gukina izindi filime. Reka nkubaza akantu. Ni irihe tandukaniro riri hagati yawe na Noza? Nande? Kanyamabondo. Ugende uko mwicaye mutaziranye uriko riri tandukaniro ariko uko ntubibona. Ukuntu angana nawe amafaranga yarabuze. Amafaranga ntago bisi ko nta bushobozi zifite se ngo nikorera izanjye. Kwa mugura akagukubye nk'iki ngiki gifite ntihagere urwo gikubita nyababo. Ntaco nawe ugira? Nyirizina mu rugo ni Rwamaga. Ukaba utuye inaha i Kigali. Ukaba uri Kadomo. Ntabwo uri abana ugira se? Ari kugira abana.
oya nta n'umwana mfite. Nyako nawe uhita uyijogoye. Wisigaye akaya ruguye matushe rero. Sinjya bimwongoje se. Karame papa. Ego ye. Yego. Bimeze neza. Ego. Kibazo cyawe nawe kwitabira kuri kamera. Nagiye gusura Kakumba. Reka yanyweye byera arakira. Namuguriye byera arakira, sinabonye se umuryango wanjye iyo uguriye inyama cyangwa byari bahita bakira. Ntabwo mfite. Cyane namuguriye byari rwose aramperekeza. Kana asaza atagendaga. N'ubu ntabwo yavaga mu nsaza aryamye baramusasiye muri saro mu ntebe. Ndakuvugisha mu kanya nari mu bibazo by'abaturage. Ego ye, ego minisitiri. Nabaye umuyobozi w'isibo ya mbere. Sawa turavugana. Uburyo gaze. Aze yamama mu rugo ni. Mu rugo iwacu. Aho mjyaho n'uyo n'ubwo ni Nyamirambo. Aho uturuka ni Musanze. Musanze se umunyamurenge utuye ubu Musanze nowe. Bose ro batadutuje. Badutuje mu Nyakabanda, i Musanze, i Rubavu. N'Igikondo. Ako we ntabwo wavukiye muri Kongo. Haje ndi umwana. Nese urumva Kongo atari hiwanye. Ubwo ntabwo hakiri iwacu. Iwacu ni nanga baduye iwacu ni nanga baduye ibintu byose. Cyane. Mu Rwanda ari cyarushinje. Banacyo. Ebana ni beautiful. Niki? Ni beautiful. Beautiful. Mu Rwanda ni heza. Kado. Do you know English? Aha, gira kadogo ngurananutse mu Cyongereza. You know, you do know. You are smaller. Small. You are smaller. Yeah. Nawe musubize. Cyongereza. Kandi ntacyo. What are you doing here? If you don't know English. You don't. What are you doing here? Turi gukora iki? Yeah. Turi mu kiganiro. Tell me English. English. Koresha Cyongereza. You do not English. Why? Ntacyo nize. Why? Kubera impamvu zitandukanye, kubera yuko ntago nagiye mu ishuri ngo nkige. Yes, ujua Kiswahili? Tuongea mu Kiswahili. Kiswahili ni kitoto kabisa. Ndio unajua slow. Cyache ndishaka guhora n'umuntu akaba atakugurisha mu gake ukaba wakindefa. Muguye ngo kawe uriko amenye icyo wamenye cyari cyo. Kawe. Yes. Ngombe nziko ni nyamani. Meats. Ntabwo nabi. Naki kuramo ingofero mwereka. Kuramo ingofero ushyire ku mano. Umutwe witwa ngo iki mu Cyongereza? Kici. Cyokoze tumyo batefu ko mu televiziyo bibonera inkuru. Bagiye kubikata barabikata we. Oya babarira yibwire. Umutwe mu Cyongereza. Oya warongoye mu Cyongereza se? Ntacyo mu Cyongereza witwa guki? Ntabwo ndi. Cyongereza. Bose ntibavuze ngo head duhedinze. Bisobanuye iki? Head duhedinze. Head duhedinze. Ahubwo nge ngo head duhedinze. Ahita numva ko Bahita bumva kari iki? Igitutsi. Manyiruganda se? Manyiruganda. Tunakomeje rata. Cyako nzinza akantu babangwa niba ngo ari Toma Nyiragwe. Toma Nyira. Nyine Toma Nyira ni nko kuvuga ngo ntumenye. Ako kantu ko nshobora kuvuga ati we Toma Nyira. Ako ntago hari ndozo ngo why don't touch me. Don't touch me. Nkore. So bidase.
ntunkoreho. Don't touch me. none se none se nkubaze n'amazuru naguze uko yitwa amazuru mu giswahili yitwa guke Amazuru mu giswahili Naho mu cyongereza ntabwo mbizi. mu giswahili basi. mu giswahili bayita mapua. Pua. Asante sana. Amen. Ntabwo nari nka. Amen. Nta menyo. Ntabyo nzi. Siko dukinaga filime uti. Kurabonye bisaba no kweranjamo akantu. Bisaba kuba wiyamenya muto. Uso none ko ngo give me food. Oyerega ibintu byose no kugenda umuntu abimenye. Ariko n'uvango we deja bwari bwo bwa mbere. Wari ukina. Wakinye nk'utugatunga nk'udusene tunga. Sinyicu. Zicu urumva atari seriho. Ubu n'ahantu na hamwe wigeze gushyiramo n'akongereza ngo kaninya bikemo. Bari kadogo se wafunguraga umuryango. Oye. Nuko ari ryo zina bari wakinaga uri kuri kadogo. None se nyine wakoraga iki kadogo? Warakuburaga. Barantumaga nari umukozi nyine waho wo mu rugo. Ubuse tubare nyine haza nk'umuntu runaka nyine avuga ngo ugive iminota. Nabonaga bakinaga n'abakobwa iyo haza kuza umuntu iyo haza ngo niba ari ngo kana yushi akaza mbwira indimi nk'izo. Bari bubimenye. Ari bumubwire ntubabwire. Hano je ni mu Rwanda. Ntabwo turi muri Amerika. Ese mu Rwanda ntabwo ujya mu Perezida wa Repubulika avuga speech mu Cyongereza. Aho rero hari muri filime. Nose wumviza ngo nubwo ari mu Rwanda ageze ngo niye yakora ikintu ababwira twebwe twenyine. Oya ababwira muri rusange. Muri rusange. None ze impamvu tugira amashuri. Oya ariko nose uko umuntu yaguha wamuhakanira ukamubwira nti. Ndumva ngo ibihugu byose byo muri Afrika. Ibihugu byose byo muri Afrika. Nta gihugu na kimwe cyaje ku speak discours ivuga muri icyo kirimo. Kinyarwanda. Seretse bino bihugu byateye imbere. Kuvuga ngo abafaransa, abongereza, za Amerika, abashinwa niba bavuga mu birimo byabo. Uko nta nubwo bari ngo bakeneye ko abantu babyumva. Ariko abantu ba rubanda bugufi mugade muturengane. Ntabwo rubanda rubugufi. Umuntu atarize. Nose bari imyaka 35 ufite ra? Karuka wari gakuru. Ndakuze. Ndakuze ariko nose uri umusiramu. 35 ntago nyifite. Uri umusiramu? Ariko umuntu wese uje i Kigali yari umurezi abanza guhera mu idini ry'abasiramu. Oya. Zabucunguza birebe. Ntago naje. Nasi buri muzari wa dini. Yego. Ntago naje i Kigali ntari umusiramu. Naje i Kigali ndi umusiramu. None zake nibuze igisiramu ko babikora kugira n'igiswahili rimwe babita abaswahili rimwe na rimwe. Ko nta giswahili cyatura turjuzi byo kuba bavuga ngo awugiye komba cyakura. Wigeze umbaza ibintu byo kurya wabajije igiswahili cya kindi cyo hejuru twarakiganira herega acha mimi nawe tuongee sasa hivi uko nafanya nini hapa hapa ndiko kutumika kazi uko journalist uko artist uko nini? Yes, artist uko nanidanganya umva nkubwire teri make Kiswahili niambie urambanyije ngo umva niba mu Giswahili baravuga ngo niambie ntabwo bakuvuga ngo baravuze ngo niambie. Yes, niambie chenye kuna tafuta kusema. Sasa hapa tuliko kuganira nta kubivuga kuba uri gukorana ikiganiro n'umuntu kuba wabimubwira mu Giswahili ntabwo ibindi byo ariko abanyarwanda bakeneye ibyo bakeneye uko numva ngo urebye uko u Rwanda rurimo kwihuta nuko rurimo ruragenda 2030 bo ntabwo bashaka mu gihugu ntabwo bashaka mu mujyi nose uzaba wunganira iki ntacyo bazadushira numva muzasubiranye mujye guhiga Igiswahili kiroroshe no kucika kwanza ntabwo no kuvuga ngo niyo mpamvu reba bagiye bazana ibyo bita TVET school kugira ngo izo yunganire abantu batigeze bashobora kwiga
wiga imyuga cyangwa wiga indimi z'amezi 6 kiye gitoya. Urumva ngo icyongereza cy'ikirwa kwiga amezi 3 ukamukivuga neza. Uri numva ngo icyongereza ni nk'imodoka buryo ufata neza mu mutwe. Ubwa mbere ujya mu gutonda ubwa kabiri ariko nyuma y'iminsi 5 nta muntu ukivuga ngo bikorwa gutya. Ubwo nanjye ndi mura bazajya mu cyamezi 6. Mose kuzana ry'abasiramu bitwara. Je ni Musa. Musa. Ubwo Musa ni Mose. Musa. Musa ari kubiye Musa. Uyu musiramu rizi yarya n'akabenzi. None se Musa bisobanuye iki se? Musa bisobanuye umwana w'amazi. Nubwo wabaye isamaki. Umwana w'amazi. Mwana w'amazi sabaho. Musa reka dore uvuga ngo Musa niryo rihinduka Mose muri Bibiliya cyangwa muri Korowani. Ndabizi. Ariko Mose none ntacyo Musa yari muntu ki? Ku Bayahudi. Musa yari intumwa yari intumwa. None se niba ari intumwa y'Imana ku cyangwa ngo yamubwiye ngo uzaharebesha amaso ariko ntuzahagera. Ese bavugaga mu gihugu cy'isezerano azaharebesha amaso ariko ntuzahagera. Reka n'uvuga bari amateka yawe niba uri Musa cyangwa ukaba uri Mose n'uvuga ari byo ugomba kwimenya wowe. Ugomba kumenya aho watuye. Niko nzivuga ubugenzi ko nitwa Manirakiza Placide ariko Placide akaba ari umutagatifu. Nahubwiye ko Musa ni intumwa y'Imana. Oya intumwa y'Imana ni Muhammad. Nyine bamuhiruko n'imigisha. Musa nawe ari mu. Oya iyo bavuze ngo intumwa y'Imana Abasilamu ni Muhammad. None uzi hanyuma Musa we akaba yari Musa rero n'uvuga ngo umuntu uza ubwo yaba mwebwe mu bitabasangira ngendo. Oya yari intumwa. Nese intumwa y'Imana ni imwe mu ntumwa y'Imana ni imwe mu Basilamu. Ni Muhammad. Ari bavuga ngo niba ari wasalama ngo Imana imuhe amahoro n'imigisha. Ako nawe yari none ndabyemeye ko Musa nta ntumwe muri nta musiramu muri. Oya Musa ari intumwa muvana. Wenda kamuri. Aya yibwirira intumwa z'Imana ni zingahe? Ni zingahe? Nyamabondo ifata kubeshye ubyemere. Yose yambeshya gute? Ubyemere uri umusiramu. Ntabwo yambeshya. Ko intumwa kuvuga intumwa z'Imana zari 12. Izo ni za Yesu. Bena ko ni za Yesu. Ariko intumwa z'Imana no kuvuga ngo Imana iyo tugiye kujaje dusanga Imana yaratumye Yesu gusa. Uko niwe waje gihe. Mu Bisilamu ho noneho babyemera. Mu Bisilamu nyamusiramu yemera ko Yesu ari intumwa y'Imana. None akaba ari zingahe? Akaba ari intumwa zingahe? Ariko nabo bakemera ko bakabatemera ko Yesu yabapfiriye. Ariko bakamera ko Yesu arya azagaruka. Mu gihe biri ngombwa. Ariko no musiramu utari umusiramu w'umukafiri bana bagendera mu kigare akabatemera Yesu cyari cyo. Uko niyo nguyu ari muri ba bantu bajya gusega bavuga ngo wallahi wakibara kazamuka wallahi wakibara kamanuka ariko akurikije uko ku murongo bimeze. Ayo n'uvuga ngambwira sura ya mbere. Ahubwo buri Oya mbwira sura ya mbere. Reka nkubwire. Burangiye kubw'agaciro mpa ubusiramu urumva. Kandi buriya kirazira kugira ngo urumva ugire ikiganiro ugirana n'abantu cyerekeye ku busiramu kandi akenshi nta bumenyi bwinshi ufite urumva kuko aha ngaho ahubwo dore aho abantu bari tangira ujye kwiga idini ushobora gukurizamo kuba gucumura wacuma tangira ujye kwiga idini kuvuga ngo niyo mpamvu ubona umukuru w'abasilamu hajyaho debate mbese reka ngo hajyaho kera nabayeho umusilamu kiri kintu mbase babire wumve hajyaho debate y'abasilamu n'abakristo bikaba na ngombwa ko abapasiteri aho ngaho bahita bahinduka abasilamu bitewe n'uko bumva ibyo babigishije bihura ari byo none se n'uvuga ngo ubundi kubura umusilamu ukaba utazi isura yanjye ukaba utazi wowe n'umuntu akomeje tasubiri wasanga utayizi utasubira zi cyari cyo tasubira rende se wawe bigiye mba nkubwiye mu kiganiro turi gukorana kandi yazanye nuza di umva se iriya wita sudica kature ku kirenge hariya kwiriho kature ku kirenge ko ufite sudica nawe zikaturebera hano naho zirajya gusara
oya agendera mu kigare. Oya nta muntu ugendera mu kigare. Barahari imbere y'Imana nawe urimo. Mu Busilamu nta muntu ugendera mu kigare. Urangiza sinabaye we. Nani nigeze kuba we nitwa Budu. Muri Isilamu. Nukuntu uri kumubeshya ngo abisilamu ngo bavuga ko bafite intumwa imwe. Intumwa? Oya ntago ari imwe ariko nawe ntabyo azi nyine. Ngaho mbwira nawe ni zingahe? Niwe nabona intumwa 12. Ubwo se zabari intumwa zingahe? Zose. Oya none se reka nkubaza. Ariko se ko Muhammad yarwanye intambara akagera i Bugande. Buretse nta byingo yazidize. Rekera. N'imbere y'Imana. Oya. Muri bafana mudukura kandi mudukurikirana. Muri commentaire muzadukiremo kandi bizi ko dukurikirana n'abantu benshi bahazi iby'amadini n'iki. Muhammad no kuvuga ngo we wanjye mva nkubwire muvandi. Njyewe ntago nshaka gukomeza dukomandika ku idini. Kubera ko Ubusilamu oya nukuvuga ngo ngo ni mwinjiye dini ajuwe dini arakini kwaju unabipendaga sana se nkunda Ubusilamu ku buryo nta n'irindi dini ngiye nigeze ndanasenga. Aha kundi ukora Islamu ku buryo wakambara igisasu kurya akambara igisasu ntabwo ngiye kwiyahura ngiye kwa oya noze ntago bojye ngo bacyambaye ba mujahidin ntabwo bari Ubusilamu rero abari iki Ubusilamu bwo kwica abantu bebera ntabwo Imana byemera ntabwo Imana irega nta muntu irwanirira Imana si irwanirira bira bari mu nyungu zabamo rero Ubusilamu bugira amategeko. Ubusilamu bagomba amategeko yahise ko amategeko ya mbere no kubaha abantu kubaha no kugira gute neyo bahisha. Je mfite umusaza nshuti yaje bita Masombo ko Idirisa w'Umusilamu. Jamani we muntu wa mbere ugira ukuri no mu mivugiro no mu mibereho. Kandi ubango buri Abasilamu rimwe na rimwe nibo bantu ba mbere beza babaho iyo bakunze ikintu. Ariko nyine nk'uko ngiye turi kugirana ikiganiro urumva ndi Umusilamu we nturi Umusilamu wenda hari ibyo wenda ubuvuga ati nshaka kumenya mu Busilamu sibyo ukabimbaza wenda hari ibyo nshobora kuba nawe mfite ubushobozi nta nabicyuze umva hari ibyo nawe mfite ubushobozi. Tasubira iki sobanuye tasubira ntabwo nzi sobanuye iki tasubiri banze ngo henoseho gato kavuga nk'iki tasubiri niyo umuntu yifashije ari gusingiza Imana. Iyo ukuruye ariko isaro rimwe isaro rya mbere bivuga ngo iki hari isabu wandikirwa oya ariko nabyo ntabwo iyo ukuri isaro rimwe bivuze ngo iki urabona muri Gatolika iyo ushaka kure baratangira ngo ndakuramutsa Marise dawuri mu ijuru uhorane impuhwe igihe tuzapfira ukayizenguruka. Tasubiri wowe isobanuye iki kuri wowe? Isobanuye byinshi. Akanuza kambere kavuga iki? Ikibazo si kisobanuye ahubwo kara gasaro kaba kariho bwa mbere ubanza gufata nyine kaba gasobanuye iki ugafataho. Hari ibyo bugomba hari ibyo buri kuvuga byerekanye n'iki nyine nazo uvuga ngo uzabisha byerekanye uvuga ngo uziyahura byerekanye urumva no gusingiza Imana uyisingiza uvuga ngo ukize erega no uvuga ngo nahano twicaye kuva yabyemeye ubutirimo turayisingiza oya iki ababiri batatu bateranye oya none sagize ngo idashaka tuza kubivuga bakubwira ko Imana ikora amana iyo tutaribuze ko iyo yishaka ko tutaza kubivuga hanga ntago tuba twaramutse no vuga ngo rero umuntu abyutse mu gitondo ukaza ugakora akazi imirimo yashimwe n'Uwiteka ukwiye gufata vina ukinywe ibyo byanditse no muri Bibiliya no muri Korowani naze muri Korowani naguvuze ko handitse ngo kugira ngo wicwe n'inzara ariko umeze nabi wayirya. Igikorwa cyose muri Islamu kijyana n'umugambi niba utari ubizi tumugambi w'Imana suwejo kijyana ngiye kubaza tuzwa twamatsiko basi ukunda ibintu by'umuziki cyangwa ibintu by'amafilime? Umuziki ni gakeya amafilime ni gake ntabwo nabikunde cyane ngo bijye mu cyane kuko Titi Brown uramuzi? Titi Brown njya mwumva umubyinnyi mbona ari umuntu w'umubyinnyi ko yiswagirana no na Nyambura muzi na Nyambura muzi nabonye mbabona Nyambe jone nabonye agafoto ke kuri noza
yashyizeho nimero ngo abantu ngo bafite impano ngo mumpamagare ngo mbafashe. ntabwo ari we ntabwo ari we nyine kwa kundi umuntu ashyiraho ifoto sibyo nko kuri Facebook wenda nyine ku rubuga runaka agahita ashyiraho na nimero kuri Facebook rero ari kuri Facebook Facebook se yikoresha noneho ashyiraho umuntu ku muntu ngo ufite impano ngo ahita ampamagara iyo nimero waramuhamagaye se amufasha gusa icyo gihe hari nijoro kuko hari ukuntu ndara nijoro nkasinzira ntinze jamani urasa ku ntego ujya turi mu rukiko basi waramuhamagaye naje gufata iyo nimero ndayihamagara nsanga irajimije. Oya ntabwo bari abahamagarwa kuriya umuhamagara ku video call cyangwa online ntabwo bibaye nose ubwira kira nimero bavuga ngo umuhamagare ashyizeho mwese ngo umuhamagare mwese mwamuntu ufite gatuje ntuza nawe Keramani we nigeze muhamagara hamagara gahita kwa kundi umuntu uhamagara yacamo rimwe gahita yikura nzi ko babikora iyo bakuburotse. nose Keramani ushaka kumubwira iki Keramani nawe cyane ko Keramani ari mu Islamu ntaho bihurira mana business manza wumve nyine ntaho ubuse kamwerera kugira ngo wemere ahanga wice ku Musilamu hano hano ndi muri kare nuvuga ngo rero n'ujye ushyiramo ikintu nube ngo kanaka ni iki ibyo babipfuye niyo mpamvu buriya ngiye kintu mu nzego z'u Rwanda nta muntu kamarobaho icyo nashaka kumuhamagara ngo basi nzakine tuzakina muri filime ze gutyo ku munwa se gutyo ku munwa bibaho oya ntago ari uko iyo aza kumfata ntago ari uko nari umubwire oya ubona n'umubwire kugira ngo wemere kumwe ngo umufana wabyo ngibyo no ngo ni nk'ibintu abafana afite ibyo bintu nibi nawe yarahaye izi ni ibintu ubwo mukuru no kugira ngo umuhamagara umwe ngo urashaka gukina filime cyangwa urashaka kugira gute muri mwebwe mugize muri ushaka gutangira cyangwa ikibuga ati ngewe rwose boss basanga nimero wahamagaye atariye wewe ngo ngo nimero yoroje naru uzamwihamagara bimwibwe uzagakorya yankoze mwaravuganye se yasaba ngo yarasimbukaga oya niko yambwira nyuma yaho nabikoze nk'inshuro nkesha umuntu rero nawe ukwiye ngo ni nyinshi ariko kazikabisira bose amanyanga oya ntago ari amanyanga none se reka nkubwire hari ukuntu uhamagara umuntu inshuro imwe sibyo ebyiri sibyo eshatu wenda bikoze nk'uyu munsi sibyo n'ejo urongeye n'ejo bundi urongeye kubukurikiye bwaho urongeye wenda icamo sibyo nuko nguko nabikoze rero twaje kuvuga kurya yaje kunkora yaje kumfata ngwalo nalo ngo ni Keramani muvugana ahubwo nge nshaka Keramani ngo none se ngo ko nanjye ngo nashaka Keramani ntiyanta ahubwo ninjye ugushaka wamuhamagaje ati oya ntimutiye ariko yazi rukara gucyenda iyawe oya yawe ni kangahe zo 78 noneho nyine mpita bikora atarumiyemo ahitambwira nyine ahitambwira noza akahita abona gukina amafilime ari ibintu ahitambwira ngo azambwira nose urabimubwiye ku munwa nta nikorese yakubwiye nta nikorese yashyize nta yindi yambwiye ntago yiza kwemera nabwo nyine uvuga ngo Keramani mukivugana akigukubita umwanya we ukivuga ngo urashaka gukina filime aribwo bwa mbere aguca inoti ya turuwasi ntago ajya munsi ubwo rero niba bitarajemo yabonye uri Mariyine cyangwa ashyira nimero yawe kuri iki agasanga nta nakuza no kuvuga ngo kari uko naje gusanga ari ibyo bintu biravunanye yego mwana kandi cyiza cyane niyo muhaye n'ubundi ya mafaranga niyo guhembamo kuko arongera akagaruka kwe mwirirwa nyese ntaguhemba ubwo nyine nta wamenya nyine nanjye nanze gukomeza muhamagara kandi yarambwiye ngo azamubwira Yes afana mudukunda kandi mudukurikirana nuko ibintu bigenda muri sinema nta magambo no gukoresha ibikorwa niyo uhamagara umuntu ushaka guhamagara umuntu iyi kamera mubona izi mikrofone machine iki n'iki biraguru ntago ro umuntu yabigutungira ku buntu n'ubundi nta nawe urava nta nawe uragera ntacyo gushaka
ni ukuvuga ngo ugaragarira ahandi noneho we azakubone wagukeneye wayagushye anakwishyura anakwihamagara we yaguhamagara yaguha namubwira niba udafite ariko niba ushaka kugaragara ari ugaragara mbere urabyutse mu gitondo urumva ushaka kuba umusitari nka Kiramani yamaze imyaka ingahe yose yihiringa abaninga agira atakuruzi ndagira gute paka ageze hariya ubuzima baba baraciyemo ntabwo ari bo bonyine baba barabuciyemo ariko nyine aba yarirwaniriye nawe irwanira iwanyu gurisha isambu zuyamuye jya ugurisha 8 wawe urumva nta ntego wajya kugurisha isambu utagira ariko urumva ngo ufite intego bya bintu biza mu mana byaramvunnye ndeba n'inshuti zanjye baramakanira ndeba iki bigenda byanga iki kuhamagara umuntu w'inshuti yawe ukagira ngo nta nubwo muziranye urabyumva wongeye bakanca ruswa hamwe nkayibura ahandi nkagira mpamagara umwana witwa Giro Show TV ubona twaje nkoro two kunyara ku nzira kamera mbere nagaragayo niyo bita kuri Kigali Live TV no hambere nagaragaye ubwo abandi babarambonye bandimbati bande ubwo nakoranye na ndimbati nk'ibiganiro nka 3 cyangwa 4 birebwa kigira abantu 30 nabere kigira umbisenkane nabwo mbere ngaragayeho andi macana atagira kugira gute itakozana Tanzania se burya ndimbati niyo kuzamuka oya nazamuno Kigali Live TV ndimbati icyo twakora nawe rero yambonye ahandi ndimbati nango yabaye umunyamakuru yewe nabizi birabakora so ubunyamakuru abo bango nago cana ibintu by'amajana bikibishyiramo imbaraga ndimbati yarabiretse 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 ubwo yabonye bitinjiza dore ikiganiro cya mbere twakoranye ni iki muri gukubitana bose bangana ariko ubwo tubonye yakubitaga undi muntu hasira kire ikiganiro cya mbere twakoranye wabyumvisha ariko nawe yambonye hano kuko nageze kujya nagiye kumara navuga ko mfite impano yo gukina filime wamfasha iki aravuga ngo hoya ngo reka ngo ibihumbi 10 ujye gura kawo ngo bibi ntago ari ibyawe nanjye rero yamamagaye ubwo muca ibiceri cyakoze mva nkubwiza ukuri nkunda gukina akonye no uvuga ngo rero niba ukennye uzaru kandi nge ndamutse reka nkubwiza ukuri namutse ndinjiye mu murongo wo gukina urumva nkumva yuko nkaba nzi ngo buri cyumweru ushobora gukora nka scene wenda nka vene muri filime runaka zica kuri channel ukabonye se zica kuri channel nzakozanira ndemona shanda bibonye urumva nzakozanira bitangunda urumva ntacyo kungana ngende tayari kabisa bitewe twanakirana nabone no muri mood nziza ntankwe y'inshyushyu ese ngiye nta twakirana uyobora uruzingo kuvuga ngo bapima ibiro subu wanterura uzi kugira ngo wemere arakona koranya na mushirwe ejo bundi urakabonye mushi bakojye kwa mushirwe kwa mushi mushirwe utanga inyama turi muri te mushi agenda arengeza ngo oyogo oga arakatuye hari ahakurya ariko oga ori kubwira noza ngo ntiyaguterura nende kuvuga ngo nk'ubu nterura ukangwira wahito yeko bicara hejuru yeko atagushobora gaterure gutya nk'akana kawe oyo nta mutero oya jya guterura ariko tureka kubasha cyangwa oyo nterure oya wo muterure we nta mutero we muterure tureka umubasha yewe nta mutero nkamujyana kwa mushara nashora nuvuga ngo agura ihene yose nje nakayobya twiyaguze n'izo nje nakayobya turayotsa nta wigeze ukareba mushise karuwa kureka ihene ziwabo ziba zigeze oya ntago ari wakuru hano hepfo igumushi mushi nago ziwabo mushi nimba ari wo muri Kayonza oya uzamubaza hana turuka iwabo oya apana habo aha turuka akomoka akomoka Cyangugu nje nari nzikavuga nimba barambwiye ngo ni Kayonza ni nawe amaje iminsi ahubwo yagiye gukina n'uzi dore ko twarwaniye muri kiri none turimo kurwanira inkoko ariko mushi burari mu bantu baba YouTubers bashora cyakoze wese ntafite 200,000 nta oya ubwo aba yabihishe
arabihisha. Nk'icyo kiganiro twakoranye cyo cyagize hafi 100 ariko abikura akabihisha akagaragaza 23 warabihisha sinzi impamvu niba cyangwa abantu ngo abantu batamukopera yagaragaza ko ngo kitarebwe yose urabizi ukuntu umuntu ahisha abaswapu cyangwa ahisha nabyo barabikora barabikora n'amavideo ari n'ukuntu bayahisha nase ko mbona bari bakwisha urumva narimo narwana na boss ariko no kuvuga ngo ubu ngubu yaravunitse ari yakubise umugeri akubise umugeri aravunika ubu ngubu yaranavunitse agendera ku nkono Yes bafana mudukunda kandi mudukurikirana twagakora ibintu byinshi tubasaba nta yindi nkunga rwose ni inkunga yoroheje gukana kuri subscribe na share na comment kuri telefone yawe ubundi ibintu bikagenda neza yabona byagenze akajya uraduhamagara kandi duhamagara tubyungukiramo bituma tutiba subscribe n'uyu musiramu w'umugeri nawe kabisa mu bantu mushaka gukina amafilimi abantu bashaka pe musabira abantu bamuhamagare ariko ikibazo rero none ntabwo afite isura icuruza ni ukuvuga ngo bino bintu ukuntu abibonye simazemo igihe kirekire ko bisaba n'isura icuruza isura nziza oya ni ukuvuga ngo ari isura buriya kugira ngo wemere ureba y'imigabo iri kugaruka mu maso ari nk'isura ukubita kuri thumbnail umuntu akireba akavuga ati nako kajya ariko umuntu akikora ahita avuga ati umuntu arashonje none se ni ukuvuga ngo rero bino bintu bisaba niba waranabikozeho koko bisaba gushabuka bisaba kugira ngabwire ashaka gukora utuntu dutatu abantu bakumenyeraho cyangwa twabashimisha cyangwa ukaba wasetsa abantu mu bintu bitatu hanyuma buzavuga uti ntiwagize ngiye mva nkubwiza ukuri cyangwa uzi kwiganiza inyamaswa impano yawe ubone ni iyi wakigana inyamaswa reba inyamaswa ihise nanyaho ihise inanyaho kabisa umugishu ego komana yes gatubwira noneho tubwiza ukuri kandi nk'abantu ugeze tubwire no kubanga impano yawe reba nk'akantu bakora kashimisha abantu katuma n'umuntu ugiye kugutumira muri filime ye yavuga uti basi mfite nuko nzi ko ngiye nshobora gukora ibintu byiza mu gihe naba ndi mu murongo muzima naba mbonye support supportive kuko buriya ikibi nuko shiramo channel yawe manu nikandira subscribe na share ubwo ni byandimo ko waba utazi icyo ushaka ako ngewe ubaka ka mwanya inzi icyo nshaka ku bantu bashaka kundeba baje kuri filime twakinye oya mwakinye we nandese filime wakoragamo nk'umukozi zahagaze kuko rori yawe wari umukozi warayikoze narayikoze cyagiye yinyoroza nese mbikora ariko cyo mpamya cyo nuko ngewe mfite impano kandi banyarwanda ni mwe ibiganiro byanjye nkabona bifite yuzize kandi uzi ko bizifite urukundo natwe tukumye ibintu byiza bari bigize zero kandi bizifite kandi urahita uzibona rero yes no kuvuga ngo abafana mudukunda kandi mudukurikirana twaturamwe nubwo nanjye nari umutumirwa ariko twaturamwe n'undi mustari wa kera bazo kudakorora kunumvisha bayakana banzovuna ba kanyombya bakorora wowe nka uri umustari kera kaba nta nkoro ufite barakorora ntago uri indaya ntago uri indangamirwa indangamirwa cyari cyo indaya sindi indangamirwa haje indangamirwa nsiko ari abantu beza bameze nk'indabo byabo barya burinjije no kubanga indangamirwa hari ibintu bitatu by'indangamirwa igibo biremewe kwitaba itaba nta kibazo allo urumva atari yo ndi mu kiganiro mwa okay sawa sheri umva se
uzi ko umwana uzi ko umuntu ari kumukoramo kote ndashaka kwera bwomba umukobwa w'amagara ubundi abandi barabita sese buri ko katoyina si hakurya iri nibo hirya munsi ya jari nusoza agiye kumureba ahubwo buriya uranyibukije hari akantu ngiye kukubaza se buri koko natangiye kumureba akina akora mu rugo nawe urumva kije kindaga na Kanyombya na Nzovu na nyina Wambogo na Mukarujanga na Gasuru niba ari Gasuru oya ni Gahene Nyagahene na Samusu niba ari Samusure se abasore baramufana oya Samusure ba muri Nuzi Samusure ubwo bari muri Mozambique muri Mozambique nagari Mozambique se zahari mwana se tujye dukorera ibiganiro se yega ategaretse mu Rwanda waje oya ariko nta kibazo afite n'u Rwanda ikibazo n'amadeni afite n'amadeni ariko ari ideni ringana gute ryatuma ahunga baramwoheje ngo ajya muri banki se bigera bite papa sava yaramwoheje ngo najya gukinisha filime ze sinzi ngo umuntu yagujije miliyoni 7 ajya no muri banki Lambert ngo abaka miliyoni 12 amafilime arahenda filime zirahenda filime ze simbizi ngagiye ngo muri cano ngagiye ngo gutangira filime ye n'undi mugore nawe aramwoshe tishora amahanga bizakunda agiye aho kuri YouTube biranga nabonye gufunda kandi rero ka fake harakandi no gufunda arepfa iyo ngiyo abarimo gusabosabuza ngo ngari nzagera nkagaruka wowe yavura musobanurire wowe bivuga ngo ubaze kera bakina kera juzendukire mu gitondo asanga imodoka wayihanaguye nta nubwo nzatu kana bavuze ko munsi y'ishyamba mugashyushye se ntabwo niyo uca hepfo hamwe mwazamukiye ubu niyo wagenda ubaza uti ngwe nimero ye Yes bafana mudukunda kare mudukurikirana no kuvuga ngo ubutwari twishimye mu mutima no mu mutwe turi kuri channel nziza cyane ubu n'ububango banza subiremo izina ryayo The Trends 250 The Trends 250 akaba ari channel y'umujene cyane ukiri muto urimo kubyiruka ariko udakeneye umugore kuko aracyarimo kwiyubaka abana n'abagore dushaka nta byabaga wowe n'ubundi ntabwo wapfa gushaka ko gushaka ni mu mutwe nabara bose bana badashaka ni ibibwa oya babikunda oya no nashaka nubwo yese gushaka ni mutwe kare gushaka ntago bisaba imitungo cyangwa bisaba iki ushaka n'ubwitange ni ibintu byiza ariko ushaka ko ngo ni n'ubutwari nuvuga ngo niyo nakarajya muri warwondo mandi bugenda akayihanagura akagira ate nuvuga ngo ngiye kuvuga ateke imyumbati ndashaka kurira imyumbati n'ibishyimbo nimugoroba rayiratahana amata ubundi dutwike hashi gushaka ni byiza n'ubutwari ariko buriya ikintu ibintu ubundi reka nkubwize ukuri sibyo ni uko igihe kiba kitaragera sibyo ntabwo umuntu yaza gushaka ako hari ubuzima ugeramo avuga ati sababa nzashaka ntashaka umugore nukora abafana mudukunda kandi mudukurikirana naho akagaruka cawu uriko no kuvanga yica n'ubu ngiye kujya nyihoraho maramba kubita ibintu byiza ndamo n'uyu mukapo kugira ngo tureko yazamura intuza ariko n'uvuga ngo utabona yuko wakagombye kumufasha ngakine ukagira n'uvuga ngo nimero ibiri kuri telefone mushaka wamubona rwose ni ibintu byinshi kandi dukora ndabikunda cyane kandi ngewe uwo ndi tayari kuba nakora ibintu byiza abanyarwanda turabakunda cyane cawu naho akagaruka ye twagiye muri gym